nubona mugenzi wawe wafunzwe ntuzamukine ku mubyimba. Gereza igira umuryango munini, uko wangana kose wakwinjiramo. Uyu mugabo wa Katibyondo yahemukiye inshuti ye magara kugera yigejeje mu buroko. Reba ibyo yamukoreye. Urukundo nagukundaga wararubonye, itunda turisangira warabikunze, inshuti zanjye zose zaragushimye. Babivuze ukuri, ibyiza nibiramba, nasibye amafoto hasigaye 3. Aho twanyuraga hose ndacangarira abajama Kajugujugu umugore mwiza. Karande. Abantu hakeye. Ariko zubwo ko batinyuka kagumanga haga kuba dahari kara muri iki kizu cyonyine ubuso wumva ntabwo ufite. Ubwo wabwikise hano inunzu yanjye ari intare zibamo. Intare? Intare zibamo. Inyamaswa ziba hano pe. Ni ngewe intare biba muri nyinge nyine. Ko yitwa se intare se? Uyisuba ni intare? Ze ntabwo ubibona. Ngizina ryo muntu none. Reba. Shabana ngewe. Wowe mbwira, urabona se wowe udakeneye intare kurinda. Gani ngiye mwana. Mfite imbwa hanze nagayibonye ngo ciyeho. Uratinyuka ukagereranya intare n'imbwa. Imbwa yangira akazi. Ukahoda. Wowe so ukwiriye intare ukwiriye imbwa. Kuko wabyumva se ahubwo reka nkubwire iryo jambo ntazagire umenye ko wanarifuze. Wowe kure mwiza nkawe kajugujugu ubereye intare nkanjye. Kadebera rose kutangiye kugabakabakara ibyo nibyo naguhamagarije nk'umuturanyi. Use ngukabakabye gute? Use nanga bakabakaba. Nanjye we. Nubu gaburiyo naka kaboko rega. Unicaranye nawe ntago yabura kugukora. Ngaho nyumvira nukuri. Kuri pe. Wose urabona icyo bitwaye. Gukora kugwa nabi. Nese ko natawamagaye ngo uzunkureho nyine. Nese ubwo wampamagara sinagukoreho. Ninaganira nawe nifashe gutya uze. Uziko munifata gutya. Umbwira mama Diana ameze gute? Mama Diana ameze. Mama Diana ugumbi bya Mama Diana ubu bimaza nibiki. Ahubwo mbaza ibyawe. Mama Diana uramujyana he? Ubu ndi kumwe nawe. Umenya mbikubwiye. Ubu ndi kumwe nawe watushe. Cyakuzana abandi bagore. Nzi kwinjira kunzana akamubwire icyo nari nguhamagarije. Umva wanga mfite ikibazo ndagira ngo ngire inama mvuga iki kibazo kitamfungisha. Bikumva urabona na kusuzuka umugabo wanjye afunzwe se? Ndabizi ko gako bafunze. Nahaye umwavoka amafaranga. Uri kumva? Mu amafaranga yo ni make miliyoni so 3 zose. Ndamuga tuzaburanira umugabo wanjye kugira ngo afungurwe vuba nyine tava muri gereza nawe urabyumva. Uri kumva? None sha umugabo wanjye aracyafunze. Kwawe se aracyafunzwe nta kintu yabikozeho nta kintu kigaragara. Nge numvaga yuko irangegera y'umukobwa numvaga yuko basi ko nawe urana bigatsindwa ahubwo ari uzajya muri gereza akansura umugabo bitewe n'ukuntu amafaranga agenda yamuhaye yari akwiye kuba ari wowe wagafunzwe. Ndabyumva ahubwo se ikibazo ubwo ni icyaga ko ufite n'umugabo ntange ndahari ndi umugabo kanyumva byose nibyo nkubwiye. Ikibazo se kuba yakemuraga nanjye ariko banakemura nkanarenzaho. Ubu nakubwiye ngo uzungire inama none yumvira ibyo uri kunyibwira. Ari kuri yangingo. Azobona ukuntu nyeye. Kubera n'amafaranga ndi afite. Ikibazo ufite ni iki? Ko bara yaye. Umwangira inama ko uramavukana mukeka agiye kuza hanga. Ubwire ku runda bigenze. Bakwa wicaranye nanjye sentare. Ari amafaranga, ari inama, ari nabo bavuka banduvuka. Nusura yansubiza? Kibazo? Bavuka se bavuka zayazana kuko nyine ngese ntare ndahari. Ikibazo nakubwiye ariko nabyo mubwiye. Ikibazo nakubwiye wacyumvishe. Ibyo kubwira byumva ariko. Byumve nawe ariko. Tuza utega amatwi ivuge tuje. Umuntu uri kumwe na sentare. Nase kuri kunkweshobora arimo no kunkweshobora. Ku kibazo ni iki? Azibuye ngo kuriye gutyo bavuga ukweshobora. Umva njye mfite ikibazo kindemereye. Ibyo ngibyo byo kunkurunankoraho. Ibyo bize nyuma ariko ikibazo cyane cyakemutse. Wumvise neza nakubwiye ngo iki? Ubu ngubu niba nyine ngira inama ari amafaranga nyamwake murege nta kibazo cyabyangiraho mukorera iki? Ari ikibazo cyo kurega umwafuka ari amafaranga ye wamuhaye ari n'ibindi bibazo byose ufite niba ndi hano n'Imana irahari. Akusuri Kagame uri ministri w'intebe uri iki kintu cyose ndikumva uri kutubyemeza ko bibaye byakemutse. None ubwo nizere ko birahita bikemuka. Ni igisi utabona. Ahubwo se urumva ugifite ikibazo twicaranye. Yego se. None ubu nemere ko nyine sentare yabaye sentare bya nyabyo bigiye gukemuka. Ubundi ntare se bivuga iki? Umwami w'ishyamba. Iyi ntare bitontomye utunyamaswa twose.
ca bugufi tugatuza. Icyizere ndebe nke muri sentare meruka mbwira ngo araje ngo ari kunywa lisansi kuri sitasiyo ngo agiye kongera ariko turebe. Wowe nugire impungenge ariko nawe ugomba kumva ibyo nyine nkubwira. Nisobundi wowe. Reka ibibazo byanjye biranze birangire nibirangiye ibyo ngibyo bimbwire nyuma. Masaga yimbaze mu kitinga sereka vaye. So ngo yaba akahimbazwe musose nta kintu urankorera nyine. Ko nakwitabaje nk'umuturanyi reka ibyo bintu byanjye bibanze bikemuke nyine. Uko urabizi. Ntabwo bizi ntabwo umunyarwandakazi. Ndi umunyarwandakazi. Ese kugira ngo umuntu akore bigenda bite? Ankorere. Ubike nyine ugira ngo bose mbakange byose bikemuka. Umva wowe ntacyo ugomba kwigoma. Kugurira imbunda se? Oya nta mbunda nyene. Ntuzanire inkoni se? Ntazifite barantenge. Ahaye. Sikunzi ko duturanye uko nenze ko ari umuntu usanzwe duturanye. Waje kuba fande, waje kubi. Umva ngubwire rero. Buriya rero muturana n'abantu bafite ububasha mutabizi. Ubwo rero ugirenga kurya gushaka abanyabubasha wicaranye n'igihanganye. Koko se? Wose ntabwo ubibona. Ntabwo narimbizi. Yitegereza neza undeba ariko. Ndi kubona nyine ari sentare gusa. Sentare nyine yitegereza undebe. Reba iki kindi. Imbaraga zindi. Ahaye. Sigura ikive hejuru se? Ese ubona ntari kimanuka ubundi. Ahaye. Ntabwo narimbizi pe. Ufite gushidikanya se? Nyine ngewe ugushidikanya mfite nuko nyine ibibazo nakubwiye nyine bitarakemuka. We ndashaka kumfashe turebe kuntu uriya mukobwa yansubiza amafaranga yanjye. Cyangwa mbasi bimwe akajya kumfungurira umugabo. Ibintu ni bibi. Ibintu ukuntu bimeze rero. We nakubwiye ngo utuze. Numve nekanye. Tekane. Nuze nyine nk'umuntu wicaye n'umugabo ukomeye ntuze nekane. Uri mu biganza byiza. By'intare. Bya sentare. Mugore mwiza Imana yasize ikamunogereza. Kamane zikore matu. Reka da. Siko. Ukeye ibihe byose. Ariko rero ndumva ndi gutinda kandi ndumva ngeze ahandi hantu. Uriya ntakuntu. Ngeze ahandi kandi wicaye hanga. Ako se tuza neza ubundi umuntu aba yicaye hano ariko umutima n'ubwonko byagiye kure. Reka nkwereke rero. Ngiye nzi kugenda mu yapfu. Ndabona ba bantu batari baza ariko umva nkubwire rero. Katubigi kugiye kwikemura ikibazo. Gende nivomere amazi ho gakeya. Uriya bari nabo baraba baza nyuma. Muri robine arimo. Oya ntabwo ari muri robine ariko amazi muri robine se ngewe ariya marcyasa muhoro. Nushaka kujya kuvoma mu gishanga he? Mazi kamere. Kwiki? Amazi kamere na yahe so? Arahariye ariko wowe uri umwana. Genda ujye kuyavoma. Se gihungu wabereye umuntu ungana nawe ntabwo uramenya amazi. Karibu. Karibu. Abandi bape. Meze bite se? Mwiriwe neza. Mwiriwe. Yego. Kajugusha. Muraho. Uje witwaje n'imbunda se mu rugo rwanjye. Ntabwo twari kuza twenyine. Bisanzwe. Namake. Sigaho ukomeye kuko bakurinda gutya. Ariko ni bisanzwe se nkajye nk'umwavoka. None naza njyenyine. Wari bo bikisiza wenyine. Uya mba ngomba kugira abantu bamperekeza. Ahubwo se mumeze mute? Mbose twamera gute? Uzi n'ibibazo dufitanye koko. Ariko se ese ejo bundi ko numvisha umpamagara warakaye. Ese na n'ubu uracyandakariye kandi? Ntarakara. Ibyo twavuganye byarakemutse. Reka nawe ntabwo birakemuka. Ariko biri mu nzira. Nta mpamvu yo. Je mana ngereka nkubwire. Ubu ndumva narababaye mfite umujinya. Igihe twahanye cyo kuba umugabo wanjye afunguwe hashizeho ikindi gihe kingana iki? Erega ni kinini ariko nawe kajugujugu wagiye ureka kuba kajugujugu koko. Kajugujugu. Ahubwo iyo bandi ntanyayo mba naraguciye n'ijosi. Oya kajugujugu. Ntabwo wavuga ngo wafata umuntu ukamuca ijosi. Uriya ngo na Mose aje gukura ubwoko muri Egiputa. Witwaje pasiteri? Yabanje kuba muri gereza ariko ngo yagezemo umwami aza kugira inzozi. Ariko Mose aza kuzirotora bituma ava muri gereza. Rero nugira ikibazo igihe cyo gufungurwa kizogera. Parikira ngaho. Mose uzagufunguza umugabo wawe ntago ari Mose ko naca kubwira ibitangaza by'Imana. Ngiya ngabantu batangiye kunanirwa niho Imana ganga ibitangiye gukora. Kuko nguribuka na Paulo na Sila nabo bari muri gereza bararirimbye imigozi iracika.
Mutanu wamenye n'ukuntu nawe byagenze. uratekereza Iyo n'abarinzi. atwo wagira ngo uziko muri abatubuzi b'abandi b'amahanga ngo barabyigiye uziko muri abatubuzi babyigiye none ko uziko amasaza ari uzapfunguriza umugabo uziko niyo mana ari izabijyamo kucyo nyatse amafaranga yanjye shyira ahangaha ariko sikajugunya shyiranga nyine amasaza ari namufunguza shyiranga miliyoni zanjye 3 ariko se wajya utuza nkanza nkana nazo ufatanya na Mose ufatanya na Mose akajugunya. ushobora kuvuga ngo wamaye ari amafaranga akaba hari n'abandi bamaye yarenzeho tuza harya uri umwavoka umwavoka Uyu ni umwavoka. Ndashaka kubwira Imana izuye byayo kandi igakura mu Imana yari mu rusengero hano twe turi gusenga reka mbaze turi gusenga reka mbanza nsubize ngo icyo mubaza iyo mbunda ufite cyo ndabona ari igitabo Kwanza Bibiliya sinzi cyane katuvuge ko ari Bibiliya iki ni igitabo cy'amategeko yegora none se Nigute se? ngombwa kubijyanaho reba uretse nkubwire ntuzongere gusuzugura ijambo ry'Imana ngo ganga uvuge ngo ntabwo ari igitabo cy'amategeko yaba perezida ugiye kurahira yaba minisitiri bamuhereza Bibiliya karahira yego mu mategeko y'Imana 10 niyo tugenderamo muri leta Icyo gitabo cy'amategeko cyabayeho ngo Mose akimara kugeza ubwoko bwayo muri Egiputa batangiye kwinangira Imana imuha amategeko 10 iyandika ku gisate c'amabuye ayo mategeko 10 niyo ayoboye iyi si nta niyo ari mw'iyi Bibiliya ntongere gusuzugura kino gitabo n'abanditsi ibitabo by'amategeko bagendeye kwinjira mugomba kumenya ko ijambo ry'Imana aho tujya ariko inamwe washatse abatubuzi washatse twe ntabwo turi abatubuzi reka mberekere abatubuzi none se Bibiliya n'amafaranga yanjye biri guhurira he none ukeka ko ari amafaranga yose wabonye iyo atari ijambo ry'Imana wari kuyabona none se umunsi nyaguha none se ubundi wemera Imana umunsi naguhereye Imana ngenda nayubaha cyane ahubwo umunsi naguhaga y'amafaranga kujya utazanye no Bibiliya arega ikintu kijanye n'amafaranga wigishira imbere buriya ngo murodokayi ngo Imana iza kumukiza ntabwo yagendeye ku mitungo yari afite ahubwo byagendeye uko yubahaga Imana kuko uriya washakaga kumubambisha niwe wabambwe kandi yari afite ifaranga tukaza ukangisha ifaranga aho uje usenga ibintu mureka kwishira mu buriganya mureka Imana ikore uriye kwana mu amafaranga yanjye nagenda afungwe ngo abanya afungurwa ajye mu kimbo cye niko bimeze ngewe mfungwe mu kimbo umugabo wanjye bamufungure cyangwa amafaranga yanjye ibintu ni bibiri ntukabenka babantu bashaka kwikurira wowe kurumva ukuntu ibintu bimeze umugabo yakoze ishaha akumwari yasangiye nje nande we n'uyu wari wabona umpaye ifaranga z'umuburanyi none wowe waje umukurikiye gute ari mu kazi ke waje witwaje Bibiliya ariko mutayasangiye haranditswe ngo aho muri Imana izoba ihari kandi ga iki ni igitabo c'Imana kutumbwira ko Bibiliya nayo kutaza kumusengera ariko yafata kutaza ijambo ry'Imana ntabwo ndi mu rusengero nuko ko mumbabarira ntabwo ndi mu rusengero ngiye nsubize mubwira umwumvishe neza bwanyumviye tubuzi we umugani oya nje ntabwo ntubura nagenda abana bavoka bawe badasanzwe n'ubundi gakubaza ko mbona mufite ubwoba byari nini ngiye ngira ngo azataye iki nabwiye ngo mbirimo mba mfite izindi manza nyinshi ngomba gukurikirana nibyo rero biri mu nzira kandi ikindi ugomba kumenya yuko kuburana ifaranga cyane ntabwo ari byiza kuko n'ubundi iby'isi ni ubusa buriya ngo zakayo buriya ngo niyo mutunzi wa mbere wabayeho buriya mu gihe cya kera ngo yari afite ifaranga ku buryo n'umuntu wese yambuye yagiye amukubira 7 kandi Imana nawe yaramubonye irariwe ubwo Imana igiye kumubira miliyoni 3 zibe 6 oya nako nawe 6 ziguruka ari magana urumva iyo ushize ubutunzi imbere umwavoka uri iki uyu ni umwavoka uri umwavoka uri umujura uri umutubuzi uri iki buriya Ananiya na Safira ngo baho none Ananiya na Safari na Sofia bashatse kubesha Imana Imana igeza irarakara irababaza ati ibyo mumbwiye nibyo bose basubiza rimwe ngo yego bihuriye n'ibyo ndi kuvuga biragenda rero nawe n'umugabo wawe atarakoza amakosa menshi cyane niba ibyo baburana ari ukuri humura igihe cy'Imana yego ndikiza cirukanka Imana izobikora kandi azota ugomba kumenya ko gasewe kwambwiye ngo bataraza ngo nibazagura bifashemo ibi bintu bikemuke ubu uri kumfasha iki umva mbabwire ariko sindi ubundi ndashaka kumenya muri mwebwe muri babiri umwavoka n'ubuhe sibyo ushinzwe umutekano mw'avoka n'ubuhe ubwo se nanjye ndashaka kumenya wowe ko tutari tukuzi kwa Gakuba nico naco nikibazo
Nozo ugomba no kumenya abashyitsi bawe. Tugomba kugenzura kugira ngo uko waje twazungu uko nanjye nateguye ubu. umva none gayi ataza wenyine mwari kumufata. ubwo mwashakaga kugira ngo mubindikiranye wenyine ari umwe. Ushatumye nitwaza ngo muhari ngo mpari ngo byagenda bite. Nabwo twamuniga twabasha nako muri mu nzu yanjye se. Turi mu nzu yawe gareka nkubwire na uriya ngo Goliyati yari afite ingabo nyinshi ngaho kandi afite n'abandi bamushagaye ari n'umusore. Ariko ngo Dawidi yafashe ibuye rimwe arazunguza gari mukubise mu gihanga abandi ntabwo twabwiye. ubwo rero niyo mpamvu baza umvise bamubwire katuganire umve rero sibyo se n'uvuze ibintu by'Imana sibyo se uvuze Goliyati uvuga na Dawidi wazanye imbunda uzana na Bibiliya ariko njyewe iyo munda yawe nta nusasu yasohora kubera kuko mfite imbaraga. Ufite imbaraga ntubibona se? Impamvu bibonetse yatangiye no gutitira. Impamvu nazanye Bibiliya uriya rero hari ibintu uretse ngusobanurire. Impamvu nazanye Bibiliya ngo buriya ngo Yerusalemu wari umurwa ukomeye cyane, noneho uza guterwa kugira ngo barimbure uriya mudugudu wose. Ntabwo bakoresheje intwaro cyangwa ngo barase, ahubwo babwiye abagore n'abana ngo bazenguruke bagenda baririmba inkike zose ziragwa. Rero ijambo ry'Imana sinja ndisiga. Nongere kumaza afoka. Yes. Subiza ikibazo cyaga kubana umubyeyi n'amafaranga baguhaye. Utubwire aho bigeze plani umva kumbwira. Dusobanurire ibyo mu gihe by'iminara y'Ibabeli n'Yerusalemu ntago bihuye kandi madam niwe mvugana nawe ntago ufite gupanika cyane gakuba ni hahanda azataha kubera iki mbona umvugisha nabi mbwira nabi. Yes ntagara akazi kawe konyine nkoze gukuburana urubanza urarutsinda ariko urarutsindwa wenda ariko no kwezi ntabwo mvuga ko ruba rurangiye amezi akaba batanu. Ubwo urumva nyine cyizere mfite n'icyagiye cy'Imana kitaragera cy'Imana simana none nta mafaranga yaba n'amezi Imana ikurira mu bantu ntabwo Imana ishikora yonyine. none se bazagafungwa imyaka n'ubundi bamukatiye ko mbona n'ubundi byakunaniye ukama amafaranga yanjye. Ntabwo bishaka umugabo wawe ngatahe ugiye gufata icyo yamucyuye yaje nyine. None kuvuze ngo agusubiza ifaranga umugabo agume muri gereza. None se nkora iki? Tegereza isaha y'Imana. None amafaranga n'umugabo wawe ntugafate amafaranga ibintu bigenda bigashira. Ngufate n'ubuzima bw'umuntu, umuntu wagukunze mukaja mu murenge mukarahira mukaje imbere y'Imana abantu mukabatumira mukabyara warangiza ugafata ifaranga mwashakanye kumva ko wazisumbisha umuntu. Kaje kusho tabona uyu murinzi ariko burana cyane kuruta umwafuka barasangiye simbizi nawe ujye mu rubanza ukajya gufatisha umwavoka mu kuburana. Nje nabo nja mu rubanza none ariko ga ntabwo rwabogama reka ntanga umurongo. Nje ndumunyakuri n'ubundi mwebwe muri abantu baje mu reka mbaho umurongo rero abagomba kumfasha ababwira Imana kugira ngo ibyo turimo byose birangwe n'Imana. Reka ntanga umurongo rero icyo mutabyumva. Reka ntanga umurongo wewe butushe gatoya avoka tubwire ikibazo giteye gute. Ikibazo ukuntu kimeze njyewe ubundi cyane njye na madam dufitanye ikibazo. Yes yamaye amafaranga mu murikirane urubanza rw'umugabo we ariko ibyo ari byo byose nambwiye biracyari mu nzira kandi bisaba inzira ndende. Rero madam ihangane turacyabikurikirana wowe ahubwo sengera umugabo wawe nawe igihe gihamye gisatanga amafaranga nanasenga udufashe mu masengero nawe natanga nanasenga ko ifaranga ese nako wowe wahaye akazi wasenge. Yes natwe turasanga Imana ikagufasha kugira ngo ayo mafaranga yaze mu maboko wagenda ubisengere umufungura. Yes nibyo turimo niyo mpamvu ndi kumwe nawe. Mwaje noneho mu cyumba cy'amasengesho mwakimuri hanga ikibazo kwakajugujugu ndaka ikibazo nubaza kawe hano muri urugo urakora iki? No muje kumburanya rero. Yego turabishinzwe cyane tuba twaje hamwe iperereza. Muri guperereza biki? Ku rugo rwaga kuba ufungiye muri gereza. Habaye iki? Muperereza none babaye ikibazo kuburaniraga ko tugomba kuburana amafaranga yanjye none utagenze kuza no gucunga abashyitsi. Tuba tugomba kumenya ko atanagambaniwe kugira ngo anafunge. Kugira ngo tumenye ngo ikibazo kiri mu mizi no gutangira gute. Ni umuturanyi wacu. Ni umuturanyi. None gakuburana nka ari wowe gakuba. Wowe kuburana nk'umwavoka rero. Ni umuturanyi. Je naherekeje mwashaka kuza kumutemera ibyatsi ari wenyine. Inde. Wowe muzanye imbunda zo kumukanga muzanye n'ibitabo byawe bira kumubeshya ngo Imana ngo ategereze kugira ngo mumutemere ibyatsi wenyine. Reka mubaze wa mugabo we. Ahubwo mubaze ikibazo
nkubaze ikibazo uyu nguyu ntabwo ari mu kazi ke urabyemera none se ngiye ntabwo ndi mu kazi kanjye yes none se umuturanyi wanjye reka tumusubize umuhinzi ujya ujya mu murima agasiga isuka yes ntabwo agomba kuza nta mbunda afite kandi ubona ibyo ashinzwe hano ni mu murima ari mu kazi uyu mugabo namukubonye ikibazo nkigera hano ukuntu kubura nta nubwo ushaka ngo ugakubata biragaragara gusa ubu ushaka ari ngewe namwe mwariye amafaranga ntabwo twayariye w'umugore w'agakuba mukaba mudakemuye ikibazo cyo kuba ngo atahe ariko kwanza ni gute wegera umugore w'abandi gutyo bose ko bakwegereye wowe wicarana n'umurinzi wowe wicarana n'umurinzi umugore wawe ngo uri mu kazi natwe turi mu kazi ariko natwe turi mu kazi gashinzwe se dufite akazi kacu ntiwongere kuvuga ibi nabyo birajya mu rubanza ntiwongere kuvuga ngo amafaranga ngo twari mwabuze uko murya amafaranga yanjye ibyo birajya mu rubanza iby'urugo rwanjye ibyo ntabwo mubishinzwe ntiwongere kuvanga amafaranga twarariye uyu niwe bahaye ifaranga nayamize ahubwo yaranaheze burundu ntongere kuvanga ifaranga ziri n'uyu mwavuka nje ntawo nkorera umwavuga nkorera igihugu igihugu mwavuka sarindwa n'abanana bitwaje ndabona kubera iki biterwa n'urugo agiyemo kuko tuje mu kirere ahubwo bweke dosiye ikomeje kwiyongera ahubwo buri yereka bweke ikomeje kwiyongeramo abantu n'ibyaha bigiye bitandukanye ibyaha sobonye ari kwiga gute umuturanyi dusanga agenda ashyigikira uko basubiza amafaranga ahubwo urubanza nyine batsimbaraye ku mafaranga uri gute umuturanyi ngashyigikira ko basubiza amafaranga nyine ikibazo nuko amafaranga yawe nyine amafaranga yanjye arimo amanyanga ntamanyanga bimeze none kuki twaje hano urubanza kurwirengera bakabyaramunaniye mwaje no kugira ngo so wahamagaje ndagira ngo njyambwire ngo igihe gisigaye ngafungurwe ni iki ngiki bitewe nuko ari kubikurikirana ntabwo namenye igihe azafungurwa kuko ndacyarimo ndakurikirana kandi nawe gahura n'abandi aburana nabo ntabwo ari wowe wenyine mwaramutse neza muze tubafashe iki hari serivisi narinje gusaba hano yego hari umugabo w'inshuti yanjye ufungiye hano umugabo bamwita nde bamwita Gakuba Edouard Gakuba Edouard yego mwese muze wowe uruwa hehe waturutse ahagana nturutse hakurya iyo mu misozi miremire ubu nariraye muri make wariraye ko nazindutse cyane nuko nyine ushobora kuba uwo muntu wari umukumbere cyane umuntu wakozanye igitondo cyose igicuku cyose ni inshuti yanjye byo birumvikana kandi urumva nk'umuntu ufite inshuti yawe ifunzwe yego urumva ko nicyo kintu natekerezaga ni nako naraye ubwo rero bucya mfata inzira ndaza none se muze yego umuntu uje gusura yaba afungiwe iki muri makeya icyo afungiwe muri makeya buriya jyewe ntabwo nkizi ubucamanza ubusanzwe iyo umuntu yageze ahantu nk'aha ngaha ubucamanza burya nibwo buba buzi icyo uwo muntu afungiye ariko jyewe ubwanjye ntabwo nkizi kuko iyo nkimenya bwo nari guhita nkikubwira aya muze urambeshya nawe se ni gute uza gusura umuntu utazi ikintu afungiye ibyo bintu hari ukuntu ushobora gusohoka mu rugo ugiye gushakisha imibereho waza kugera mu nzira ukaza gufatwa nawe ubwawe rimwe na rimwe burya akenshi bakunda kukubwira icyo ufungiye ari ukugeze imbere y'ubucamanza niko bimeze koko se muze ariko nawe ndabona ukuntu ugaragara muze ubu wambwira ko nawe utarazanga ntabwo turagufunga oya hano ko jyewe nari naza ahantu nk'aha ngaha rwose n'Imana izabindinde kuko ndahatinya cyane umusaza ungana nawe ubwanwa bungana gutya ntabwo twaba tutaramufunga ni ukuvuga rero ngo abagabo bose bafite ubwanwa baba baranyuze aha ngaha se ntabwo waba ugeze kuri iyo myaka yawe tutaragufunga kuko n'ukuntu mbona ni gute utinyuka ukandeba mu maso ariko ubundi icyo bita umuntu mukuru ubu se ko wowe undeba mu maso kandi uri umwana ari we wakabaye undeba ahubwo ukagira isoni ariko ugomba kubaha inzego z'ubuyobozi nanjye nazubashye ariko urumva ko ntigeze mvuga nabi naje nsaba
urimo urankanga kandi uranshakaho serivisi warangiza ukanankanga kubera ko nkurebye uvuze nkureba mu maso se cyane uracyanandeba basi mumbabarire niba ari uko reka ndebe hasi hanyuma ariko nabura mumbabarire wenda munkorere serivisi mbasabye none se muze nta kibazo none se nimero urusha gusura ni kangahe imfungu urusha gusura ufite nimero kangahe ni 17 nimero 17 yesa wino hano ureba umuntu uje kugusura ko watinze wari uri mu biki afande twa turimo gusenga mwari murimo gusenga yego shatse kuvuga ko Imana iri hano mwayisuzuguye murimo murasenga Imana yanyu uko tubafunga ntago bibanyuze afande turanyuzwe kandi wari uri gusenga bone bya bindi biba byaratugiyemo nyine tuba twaravanye ku ivuko tuba twaravanye mu gihugu nyine tukaza hano nyine mbese tukabikomezanya okay ngwino rebe imfungo yawe ngwino uyisure nta kibazo urakoze afande yo bakaturwo pole sana ni chapeau pole kabisa ni chapeau yana ni chapeau akana za direde bazikuyeho wangu bazikuyeho wala buriya niho naboneye nyine ko abantu nyine turaba leta turaba igihugu shakomere hangane narihanganye nase ko atarahumwe ntabwo arahuma nariyakiriye no kwihangana mwese mumeze mute uyu nguyu nashakaga mwe mumeze mute shaturaho madamu we nawe araho njya nyaruka nkagenda nkareba ko ameze ku kabari kwa kazungu se oya yo kabarisha ntahajya agera pe ewe bandora saraho bandora aho bose bariho baribaza ahantu uri Nahita yewe we- mba naranatinye no kubivuga nahita yeza araho bose baraho ni bazima inkuru ariko bumva zigenda zihwihwiswa muri quartier nkabyumva Bose bamenye ko nafunzwe. wumva basa n'ababimenye Jedewo ariko yaransuye ntibarabona umuntu ubibahamiriza neza Jedewo yaransuye birantungura nkurikije ni intwaro kabisa Jedewo ukuntu namubaniye nkiri mu gihugu nkamubanira nabi ariko akabirenga akansura ariko nyine biriya niko mwene Adamu yakabaye akora ubusanzwe ubundi ntawe ukora nk'uko Madamu undi ameze yakoze. Madamu araho ni muzima pe muraherukana turaherukana kwa gatandatu w'icyashize narahanyuze gusa nta magambo menshi twaganiriye ariko mubwira ko nzanyaruka nkaza kukureba nyine muri make ubwo nzanye ubutumwa ngira ngo nanakumenyeshe yuko avuga ko agukumbuye cyane mbese n'abantu bo muri famiye mbese urumva ko baba bagutekerezaho ariko ukumva mbese byababereye urujijo gusa icyo muri make ubu ntabwo bari bamenya ngo ese wakatiwe imyaka ingahe Bakaturwa. amaramo igihe kingana iki ndakumva icyo nakubwira gereza ni ishuri ni ishuri ntaraza muri gereza numvaga ko gereza izamo indindagire cyangwa se abantu barindagiye ariko ndagira ngo nkubwire ngo ninjiye muri gereza nsanga harimo abantu benshi reba Damascene N'abanyabwenge batandukanye. Damascene nawe turi kumwe hano n'abanyabwenge batandukanye abanyabwenge Damascene nawe ari hano harimo basi nawe umudusuhurize wangu Damascene ndamusuhuza byari byo byose ntiyamenye ko ari jye naje ariko namusanzemo ntekereje uburyo reka nkubwire bagaturwa guhemuka kuri iyi si ni bibi hano nasanzemo abantu nahemukiye nsangamo n'abampemukiye ariko urebye urugwiro twagiranye uburyo twasigaye tubana ubona ko ni isomo ni ishuri erega iyo abantu babana ahantu nk'aha ngaha n'ubundi mugomba kuba bamwe nibyo mugenda mutandukanwa na buri muntu icyaha yakoze kuko ubundi iyo wakoze icyaha gikaze cyane ntabwo bagushyira muri rusange aho uhura n'abandi bagufungiramo kawe kantu
bakitaga ngo ni gusa rukomera ariko bafunze umubiri ntabwo bafunze ibitekerezo. ibitekerezo byo ni ngombwa ntabwo ahubwo iyo uje ahantu nk'aha ngaha noneho niho uba ubonye akanya ko gutekereza cyane no kwitekerezaho kenshi. Yego. Ariko turimo turagusengera Minota rero Imana nibishaka iminota bampaye irimo irarangira. Kuko iyo dusohotse konse hari iminota tubwira tutari buze kurenza kugira ngo ntaza guhabwa inyama. Hari inyama bashaka kumama narengeje iminota gasanga none ndimo ndongera urusenda mu bushye ndagira ngo ukubita ubangura. Iminota iri kurangira we, iminota iri kurangira. afande bo bihanganye gato erega uyu muntu biraboneka ko ashobora kuba afite ibyo ashaka kuntuma mu rugo nanjye nawe mfite ibyo umugore we yantumye. Mubwire utwihanganire rwose ugire kwihangana nawe nk'umuntu uzi iyo umuntu ko yahuye n'ikibazo. Haga ninjye washyizeho iminota. Afande mwambabarira ngasa n'abamumpaye akanyaho gatoya nkareba ko namubwira ibyo madamu we yari yantumye. Walayi urongeye nanone ariko nakubwiye ngo njyewe afande nk'umwanya nsiga imfungwa akazi kanjye ngomba gukora muvugane. Ubu namenye uzanye biki? Ubu namenya muri iyo mifuka yawe harimo ibiki kwanza? Ntamenya no kutagiye ushyira no muri za mucikopa ugahishamo ibintu cyangwa ushaka uzanye ikibombo. Murashaka kuduturitsa nta soni. Afande njye mbisabiye imbabazi bano kubera ko batazi amategeko agenganga n'amabwiriza ntabwo babasha kubisobanukirwa ariko nsabye imbabazi ku bw'icyo ngicyo. Bakati ibyo karame ni njyewe wari wagutumyeho hari utuntu nashaka kukubwira. Urabona ndafunzwe ndi hano mu nzu y'imbohe urumva nanjye ndi imbohe. Noneho ikintu nshaka kugusaba urugo rwanjye uraruzi umugore wanjye kajugujugu uramuzi ugende umbere aho ntakabaye sibyo? Ugende umbere aho ntakabaye ndakwinginze. Urugo rwanjye ntiruzasonze abana banjye ntibazabure ubwishyu ndi kuvuga bamwe tuziranyeho uzikurira mugore we tutabyaranye bariya ntibazabure ubwishyu. Ikindi ntihazagire umuntu uhohotera cyangwa avogera urugo rwanjye uzancungira urugo nkaho nakahabaye. Urabizi nawe ibyawe mbyitambikamo mbibamo nk'uko nawe waba mu byanjye. Ngusabye imbabazi nivuye inyuma unsabire imbabazi inshuti zanjye urazizi abo nayo mu gihe uzanyishyurire akadene kwa Kazungu nari murimo amafaranga 7,300 uzabimunyishyurire. Hanyuma ikindi ubabwire ko ari hanyuma y'imyaka 30. Ikindi kandi uzakomeze unambe kuri rya banga rwose ibanga ryo nzare nambaho nk'inshuti yanjye sinshobora kumena ibanga. Ndagushimiye. Ntabwo nzamena ibanga pe. Ndaje. Sawa noneho reka nkureke Iminota yarangiye genda. Kandi nzajya nkomeza nyaruke nze nkurebe ntaribi. Byiza. Yego. Tuzasubira. Nawe mwihangane kabisa. Genda. Sawa fande murakoze. Sawa. Uracyakora icyo ngaho genda. Ndi Gakuba mu biganiro twaganiraga buri gihe twari twarahanye igihango cyo kuvuga ko ari inshuti yanjye magara ntusige ko kandi tugomba kuzasangira byose ariko tutazasangira iki umugore. Ariko se uko byagenda kose imyaka 30 ni myinshi cyane ngomba gukora iyo bwabaga. Uyu mugore nawe urumva yuko iyi myaka 30 ntabwo yazayigeza rwose akihanganye guki. Okay, reka nze ngende
nubundi asanzwe azi neza ko ndi inshuti ya Gakuba. Magara ntusige, byanze bikunze yambwiye yuko ngomba kuzamumenyera urugo. Reka nze njye kureba umugabo w'inshuti yanjye, ndabizi ko ariko se wareba inshuti yakadasohoka nayo idashobora kuzamvamo, hanyuma nkamubwira akantegurira ibarwa akayinkorera neza, nkagenda nkayigeza kuri uyu mugore. hari igihe kigera abantu bose bakakwa. Heba ndabona byaremeye mwenye umurabyo. ubwo utangiye amagambo Basi ubwo ntabwo uciye mu ijambo. Uranzi nanjye ndakuzi sibyo? kuzira igisaza kirawe kigira ibikabyo. Oya nta bikabyo. Hawundi kusaza nyiferi ntago ujye umenya wanze gusaza neza. Nyumva neza shiti yanjye, urabizi ko ntabwo nzi kwandika no gusoma. Nagira ngo umfashe unyandikire ibarwa. Sinzi niba ufite amakuru ko Gakuba asigaye afunzwe. Habyumvise. Nuko rero ubwo rero nagira ngo hakuko muri inshuti ubundi byagenze bite? Byo bucuti bwanjye na Gakuba byo byihorera. Imana niyibizi nyine yazize urugo abagabo no kugira. Umva twe kwirirwa tuvuga byinshi nyine, nagira ngo ufashe. Urabinyemerera ukankorera iyi service? Okay, nimba yunguka urabeze njye nta kibazo, wenda umuntu ashobora no kuba yakugurira n'akantu. Oya nimba ari ikintu ntari bigira. Okay, nagira ngo usakunega ahubwo uri kuntinza. Mfasha nyine. Hanyuma unyandikira akabarwa ashaka kugira ngo nkorere. Hari harimo iki? Okay, ndashaka kugira ngo unyandikire jewe Gakuba Edouard, nandikiye madamu wanjye Kajugujugu ko uwo mugabo Bakata Ibyondo agomba kumenyera urugo rwanjye nk'inshuti yanjye magara ntusige, ko rwose urugo rwanjye nta kibazo rugomba kuzahura narwo mu gihe azaba akiriho. Ariko muzenda guca ivi. Komeza. Ndagira ngo iyi barwa uyakirana ibyishimo, wumva neza ko n'ubundi imyaka nzamara mu buroko ni myinshi. Aho rero kugira ngo uzahure n'ikibazo, iyo nshuti yanjye igomba kumbera aho ntari. Sawa, murakoze, Imana ibarinde. Ese muze ariko gutyo gusa. Umva nshuti yanjye mbonye umurabyo. Reka nkubwire, ntunyizera se? Twize shamurya neza. Uretse nkubwire. Ndi umusaza w'inyangamugayo nshuti yanjye. Nimugoroba tuze guhurira mu kabari ko kwa Eri. Turabisoza. Ntigira ikibazo. Taza gutuma ubwo bwanwa mbupfura. Oya nta kibazo. Nanjye ntabwo mbashaka. Urabizi. Simba shaka ko hari umwana umenyera nanjye. Reka nzefare. Zakuvamo n'udamba. Abi cisha byihorere. Iri nibanga kuri mboro uzaho uzishura. Ujya guhurira mu kabari. Sawa. Ngahi. Ariko bisaza byinjije ndacyemeje kabisa. Ubuze kizi ngo nagiha pase kwe nari nyikeneye. Mugeze ramubuze ndamubonye genda. Genda. Nabonye imva y'umukire iriho ifoto gusa mu ikote ryiza rinigirije, ariko imbere nta kirimo. Nabonye baza kugarukira abagutaye bose, muzahora bagaruka ntuzigere ubareka.
ishuri bagushyizemo hari amasomo meza bagusigiye bakati ibyo waramutse waramutse neza umeze gute se ma ndashima imana nuko nyine mudamu araho madamu araho noneho ndabona nsuye gusa nibwo munyibutsera ubu nibwo munyibutse kuva igihe umugabo wanjye yagendeye ubu ngubu nibwo mubashije kunyibuka ariko abantu mwabaye gute ubu uranyibutse none uravuze tukajya kureba wa mugore w'indushyi nyine mwabagahe sema iki gihe cyose gishize afunzwe mwabagahe ushobora rero kuba ariko wabifashe kandi uzi ko none wajya mu bifata ukundi kuhe nawe wifata ukundi kuhe n'abagabo bose basangiraga nabuze n'umuntu n'umwe waza kunsura aha ngaha abantu bose nyine bahise bangira incike nta kundi ariko buriya muri iyi si iyo umuntu ahuye n'ibibazo ni ibintu bisanzwe abantu baraguhinduka ariko se Kajuguju utambeshya uno mwanya ubu ni wowe wunzanye ahubwo nari nkiruka ku kibazo cy'umugabo wawe niba atari njye ukuza isuzamwe n'iki ntabwo rwo none se wowe banza utuze kwanza ariko ko ntari nkuziho umujinya umeze gutyo mbabaye abantu mwarampinduye rwose ku buryo umbona ugahita untera amabuye utaranumva n'iki none wagira ngo nkore iki wagira ngo mpite nkuzanira rikeru umwe wagira ngo ngukorere iki ariko mana wacishije makeya nkakubwira ikinzanye aha ngaha wanshaka gasa cyane ndagushaka none se ubu